Nani Mandela? Arangije. Boss. Yego mu ngoje we barangije. Boss ni wana bazakwicara. Barangije we nakugira. Nakugira na repfuye. Na telefone ya boss. Nakugira na repfuye. Byakomeye da. Urakoze. Anje kaje kujama. Urakoze rwose uri umugabo. Nigikomere mu mutima kuba utagira kivugera aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda nigikomere mu mutima. Detective Ngona nahitajiwa kwa office immediately. Banguka. Umva Musa, twumvikane ku kintu. Nimba umpamagaye jya uhita uvuga urase ku ngingo irangire. Iki ufite iki kibazo? Sasa ushobora kuba ugendana isasu mu mutwe. Ahantu ugomba kunsanga ukambwira amakuru nk'ayo ntabwo uhazi. Musi nimba uhazi kuki utahagera? Ngo ari minota 12 ubu ngezeho. Yes sir. Yes officer. Akazi karagenda neza kuri tere ko mbona ibyaha bikomeje kuba byinshi. Afande, hari ibizibiti bitari byaboneka, niyo mpamvu muri iyi minsi turi kubabona raporo, ariko natwe turimo turabikora. Ndabona ishimutwa ry'abana b'abakobwa n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko bimaze gufata intera. Shaka ko ibyo bintu bikurikirana bikava mu nzira, ariko hagati aho hari indi kese ngiye kuguha. Yes sir. Ishimutwa ry'abana b'abakobwa tubarero. Okay, iyi location ngiye kuguha igiye kuberaho ishimutwa ry'abana b'abakobwa. Ni amakuru mpawe, ugomba kuyikurikirana kwa makini. Anisoma? Yes sir. Nuramuka uferinze imirasiyone nguhaye zahita mukura ku kirego. Anisoma? Yes sir. Akazi neza. Byinshi cyane. Igikomere mu mutima kuba utagira kivugera aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda nigikomere mu mutima kuba utagira kivugera aho kumanze
akose Mana yanjye ubuse ibintu nsigaye mbona hano ni ibiki? Buri muntu wese asigaye aba muri kataze, buri muntu wese yatawe umutwe muri uru rugo. Mana niba ari uriya mwana waje ahangaha, niba ari ibihe bigeragezo biri muri uru rugo, mama wanjye nta mahoro agifite, papa wanjye noneho wasigaye ameze nk'undi muntu uba mu yindi sese. Mana ibi ni ibiki biri kubera muri uru rugo koko? Mana we mfite kwibaza, se ndahera he? Ubuse tuzongera tubona amahoro gute? Nta mahoro, nta guhumeka, nta mutuzo muri uru rugo. Maribu, Siniki nicyo kibazo tukumva gute? Babaye icyo kibazo? ushaka kumenya ikibazo mfite? Ese ko mbona uri kugenda ugaruka, nicyo kibazo wagize? Kikubona ugenda ugaruka, wabuze aho ujya? Nahabuze. Okay. Nahabuze pe. Mwana tujya mu gikari mwere kutonda. Umfasha. Turaba twunguka. Aha kakuruhuka mwino mwere kutonda. Kuruhuka. Yego. Na boss, ariko bite byawe? Byiza. Iminsi yose tumaze dukorana ntabwo uzi kuvugira ibintu kwabira kuri telefone ari ikosa. Nta soni. Iminsi yose tumaze dukorana. Nta soni. Uzongere n'undi munsi. Icyo vuga ibyo ugomba kuvuga, ibindi byose byo boss byo ubishyire hasi. Kandi ntugire mwihanangirize n'undi munsi. Niyo uko barukumbura ngo hari igitero kije telefone nakwime. Niba ndaba ngombwa kujya kuyikoresha, cyo koresha amakode narakwigishije. Uri kubyumva neza? Ubutaha ntabwo nzagufata amashati kuriya. Tuzamenye ikintu cy'ukubiseho. Ngaho vumvukira vuba. Hamwe dawe boss. Yihanganire. Kuba muzi gusa maririya kandi. Ndakubwiye ngo gira ibyo uvugira, ureka kurya umwanya w'ubusa. Uri kubyumva neza? Hagati aho boss. Hari icyo ufite iminota 3. hari icyo nashaka kukubaza. Vuga. Ese nise n'umukobwa wawe? Bite ko ndi utangiye kurenga imirongo? Yakumenya Messi n'umukobwa wawe. Manaka wabonye ikiraka cyo kumeka ngo umenye umuryango wanjye ubayeho gute, Miss abayeho gute, urashaka kumutereta? Uburyo ushaka kumutereta ari umukobwa wanjye. Bite byawe? Ntabwo ari igisobanuro, ndashaka kumenya. Igisobanuro ni cyo umenya iki se wowe umenya Miss nkande wowe? Umenya iki? Urashaka kukwerekana cyangwa wagatangwa? Akazi kuri munsi n'imbya buryo pe. Hano bari bazanshinze nta hantu ziri buhere. Ako papa yazamwegura icyumba we, ubu nzakomeza no muri aka karuri. Abandi barara mu nzu nziza. Madi. Umwanda urimo aho? Uyu munsi imvura yansanze mu nzu ijoro ryashize. Madi, nta n'ahantu umuntu na hamwe yahagarara? Uri kubyumva wowe? Sinakubwiye niyo mpamvu urabona yaba ahantu nk'aha ngaha atazi gukorera isuku agahumura gute. Niyo mpamvu igihe cyose ahora anuka. Uranuka shawo. Biranagusa pe. Mbona nuko utaranavuga. Uhorana umwanda, usa nabi. Sundi bibarize muko. Ibyombo birogeje. Nabyogeje. Nabyogeje. Wabyogeje? Ko nakubwiye se ngo upange bira byombo neza mukabati wabikoze. Kandi nabipanze na. Wabikoze se ugakorwa nk'umuza we.
ko nakubwiye ngo mesi imyenda ya mama yari hariya wabikoze si we mbaza wayifuze so wayanditse ko nayo nabonye yumye nayizinze narayiteye n'ipasi iyo nagusigiye se njye wayifuze kugendere muri garderobe yego imyenda yanjye nagusigiye wayifuze nayizinze nayishyize no muri garderobe icyumba cyanjye kirashashe watetse iki natetse umuceri n'ifiriti ese uri kwibaraguza ibintu byose wabikoze iriya tuwarete yo mu nzu kandi mvuye kubikora mu cyumba cyanjye nyine zose nazikoze nibwo mise nza gukora hano ese naza gukora hano ibyanyu ntabirangije ubu tuvuge ko ibintu byose wabirangije nabinsigaje gukora hano mu cyumba cyanjye kutoze mbese nakoga mbere yo gukora isuku ibintu byose wabirangije nyine nsigaje gusigaye rero navuga uvuga hashize ijwi hejuru nk'umuntu ufite akavugiro wowe umuntu ufite akavugiro hano ndakubwiye ngo tuzajya tuvuga uzajya uceceka uzajya ureba utinde gusubiza ibyo utekereza ibyo ugiye kuvuga kakuruye umunwa kawushyize hariya wagira ngo bakudodanye n'inuza wagira ngo ni wowe utera amagambo sindi usigara ku maso ubwoba ni mama sindi usigara ku maso ubwoba ongera usubize ibyo wansubizaga aka kanya umaze kwibagirwa mama wawe umaze kumwibagirwa nyoko ese mbere wajya kumureba kuva wagera hano wazasubiye iwanyu ukajya kureba uko wameze wasanga harameze ibyatsi imva nyoko wibuka n'aho iba simwiharire wasanga atanahazi gusa ifiriti n'umuceri bya mama n'inyama birirwa baguha bimaze kukwibagiza iwanyu ku buryo nsigaye mvuga ukansubiza ndavuga ukansubiza ndatambuka nkagukandagira ndajya mu cyumba nkagusanga ntabwo rero umuntu aba ari kuvugisha abantu bari hariya imbere muri karaka urabona twe twakwinjira muri iyo nzu yawe nuka kuki utaza ngo wibwirize uhagarare hano ku muryango umuntu avuge umwegereye ku buryo shamba numva nakwica mu buzima bwawe hagati aho bose ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye kuba ntakifuza kumenya ese minsi bimeze bite ntabwo ari ikintu hagati aho ngewe cyanzamo ngo nibaze kuri bose kandi hari ibyo tuziranye ndagukubita niwumva ijambo ndagukubita nongeye kurivuga ndaguceka hagati aho nikandase ku ngingo ariko ntabwo ari ibintu byoroshye urabizi imikoranire yanjye nawe nkomeje kuzuza zimwe mu nshingano z'ibyo twahavuganye hagati aho mu minsi ishize hari abantu baduteye mu rugo ari iwacu kwa bosi kwa Ngwana abo bantu rero bosi baramukubise nimvuga ngo baramukubise mva ngo baramukubise ntabwo ari ibintu ukunda umwana nabonye umuntu bamunyesheje akanyafu ngo bintungure nabizi nanyuze muri byinshi baramukubise by'intangarugero kandi ntabwo byari kumukubita gusa byari berekejwe n'amagambo akomeye uvuga Mwamini umva umugore wawe uko ushaka kwica uvuga Misi kandi Misi mubaza nzi ko ari umukobwa wawe hagati aho amagambo yakumaye azanaye babaza bose batese kuki utambwiye ko Mwamini yarantwitiye umwana w'umukobwa kandi akawitwa Misi ntabwo byoroshye ayo magambo yarankanze abo bantu barababonye n'amaso yawe n'amaso yanjye ku buryo muhuye wavuga ati n'uyu n'uyu ntabwo ari inkuru mbarirano bose ndasaka yego cyangwa oya muhuye wavuga uyu ndamuzi cyangwa simuzi ibyo urabizi ndashaka ijambo rimwe ndabazi cyane bose so nta yandi makuru ashaka kumva urebye bose ahandi makuru ariko wumve ngo hagati aho nagize ubwoba bwinshi cyane ntugire ubwoba wiba ariko nkaho nta kintu cyabaye uri kubyumva neza so ikintu ugiye gusaba ni kimwe nk'uko wari wakuraye amakuru ukabimenya komeza ukurikirane turakumvikana komeza ukurikirane
nanjye ngize icyo menya nakubwira kugira ngo umenye umurongo ubitwaramo nta kindi waba ukagenda. Ikibazo urabizi ko mbikora neza nakomeza binyuze mu murongo wabyo kandi murakoze. barumva nzakwica uzabibona neza. Urajya sonera ngo ujyane ubugarure ibyabuze cyangwa amaze kwibagirwa nyina aba yigoma kuri papa ngaba tugende yo kunyereka toilette wayikoze toilette yo hanze tugende yereka ahantu wayimenya kwibaraguza yikoreye he kambarize ikore se bamuseke ongera se uvuge no ego nyuma yo kunsubiza noneho nyuma yo kunsubiza uwo mwuka urawufite ahubwo mutekereza yuko kuba narabuze mama nabigizemo uruhare. Nadi ngo nde Madina kuba udafite nyoko ntabwo bindeba icyo mfa nuko njye mama arahari ndamufite arankunda wowe icyo uzi ni ukugenda kumwishinzaho ugira ngo bagukunde wowe nyoko ahari urahazi niba utahibuka nzaguha itike nzaguherekeza narakubwiye uzajya kumwibuka ujye wicara uririreyo aho iwacu ntaza amarira yawe usiko izina ryagufashe neza wabaye marira cyo kureba ubugome nyina yagiraga nawe ni bwabukura shangiye aho urimo karusi umva mubwire wowe do igihe guhaye ukwezi ni kwica uzahita ushaka ahantu ujya hatari hano kwanza reka nze garuko nsa utararenza gukora aka karuri kawe ndakwereka ukuntu bagakora vuba vuba agashyamo gusa Niki nagukoze koko wa mana we? Kuki ntabona umwuka wo guhumeka? Kuki ntabona akanya ko gutekereza? Ese abana bose ni uko babayeho? Abana batagira iwabo, abana batagira nyina bose ni uko babayeho? Bimaze kundenga pe. Ngibyo nifuza nzi ko biri muri wowe uri rari ry'umutima wanjye iteka ndi kumwe nawe urukundo rwawe rurangose Yesu nzahora nshima Mana igikomere mu mutima kuba utagira kivugira. Mwamini ndagushaka Ngona bite? amakuru Yego kuraho. Amakuru. kuva mu gitondo ngushakisha nkubura. Nuse uranshakira iki kuki utantelefone? Iwana umenye hari sose yaguyemo incishe. Gute? Amakuru ngubu kuno bihagaze. Wa mugabo wawe Mariage. Ngo? Igikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishya inkonda n'igikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishya inkonda ndavuga nti ngaho ceceka abamfasha bansize inyuma banamfasha itara ritazima kuko ni wowe nyirigira n'igikomere mu mutima